Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko bisanzwe hano murabizi ko tunyuzamo tukabazanira abatumire bagiye banyuranye. None kuri uyu munsi rero twabazaniye Padiri Apollinaire Ntamabyariro mu gitabo cye aherutse gusohora cyitwa Le fin de l'esprit saint au 20e siècle, akaba agisohoye vuba ahangaha. Tubibutse yuko kandi mbere yuko asora kino gitabo yari yasohoye n'ikindi cyitwa l'hymne à la vie, icyo kandi mukamwe arabasha kugikurikirana hano kuri JCG 360 twamuhaye interview ku buryo bwimbitse, mukamwe arabasha kumenya byinshi kuri icyo gitabo. N'uyu munsi rero twamutumiye kugira ngo atuganirize ku gitabo asohoye nyine vuba, aricyo nababwiye. Kikaba ari ikiganiro kiri mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko igitabo kisohoye mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rero tukaba tugira ngo tubafashe abatabashe gusoma kino gitabo cyangwa n'abandi bavuga izindi ndimi kugira ngo tubasobanurire muri make ibikigize, dore ko ari igitabo iyo gisomye wumva roho akumanukira kandi usobanukirwa neza na esprit saint, roho mutagatifu ukuntu akora. Mbere na mbere kugira ngo duhe ijambo Padiri Apollinaire, afite doctorat muri théologie muri université yitwa Pontifia Santa Croce, afite masters muri psychologie de l'accompagnement nayo yayihereye byose mu Butaliyani. Iki rero akaba akunda kwandika ibitabo bigiye binyuranye. Ubwo rero tukagira ngo tubabwire kuri iki gitabo nyine yasohoye vuba. Namwe rero kandi aba bafite ibindi bitabo cyangwa bafite n'ibindi zindi mpano, murabizi ko hano tubakira kugira ngo muganirize n'abandi babashe kumenya ibyo mufite. Mu kanya gato turaha Padiri Apollinaire, ariko reka tubanze tujye mu kwamamaza, turagaruka mu kanya. Padiri Apollinaire, dutangiye ku mutwe w'iki gitabo, turagira ngo tubwire itandukanyirizo riri hagati y'umuriro cyangwa esprit yari muri kino kinyejana n'iyo mu bihe byashize. Ntabwo navuga ko bitandukanye, ahubwo navuga nti uwo mu kinyejana cya 20 ni akahe gashya cyazanye ku mikorere ya roho mutagatifu twari tumenyereye muri kiliziya mu binyejana bindi byose byabanje. Ubwo ni nko kuzuza gishya yongereyeho kuko roho mutagatifu ntiyigeze ariko gukorera muri kiliziya ye, ariko nukuvuga ngo noneho ikinyejana cya 20 hagaragaye kidasanzwe. Wavuga ngo roho mutagatifu agaragaye ku buryo bundi kuko we ahora yigaragaza ku buryo bushya. Ni roho mutagatifu ahora dutungura, ntabwo ahora ari ntagera mu kintu cya monotoni, donc ikintu gisa buri gihe, ahora avugurura udushya. Ari mu kinyejana cya 20 gishyazanye rero gikomeye, nuko ubundi twari tumenyereye ko batubwira ko muri kiliziya hari umuntu kanaka wagize imikorere ya roho mutagatifu idasanzwe, bikagaragara mu gutangiza nk'umuryango w'abihaye Imana, gutangiza ibikorwa bishya byo gusenga n'iki. Ikintu cya 20 cyabaye icy'umuriro mutagatifu muri kiliziya zose no mu bakristo bose, atari muri kiliziya Gatolika gusa, ahubwo no mu yandi madini. Ukabona hari ikintu kivuguruwemo cyo kumvisha ko buri mukristo mu by'ukuri yahamagariwe kuba intumwa, ko bitagenewe gusa abayobozi bonyine mu madini, ahubwo mukristo yahamagariwe kuba intumwa. None Padiri, niki cyaguteye kwandika kino gitabo? Cyanteye kwandika igitabo ni impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere ni icyifuzo cya papa uyu dufite Francisco. Mu myaka 2 ishize yahuye muri mouvement charismatique mu Butaliyani n'amatsinda y'abasenga yose. Hano harababwira ati muri 2017 mbahaye karibu hano i Roma kugira ngo tuzahimbaze yubile imyaka 50 ivugururwa rimaze muri kiliziya. Iyo ni impamvu ya mbere. Imyaka 50 irashize ivugururwa ritangiye. Hari abakristo benshi bari muvugana n'umutagatifu batazi ko baririmo, hari n'abandi barigezemo bakabivamo, ariko uwo muriro wari umutagatifu ukagumya kubakoresha no mu yandi matsinda bagezemo. Iyo ni impamvu ya mbere. Ni iki rero nyuma y'imyaka 50 twakwishimira
mu bijyanye n'ivugururwa mutagatifu muri Kiliziya Gatolika ku isi hose. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri yabinteye nuko najyaga impaka n'abantu bamwe na bamwe cyane cyane hano muri iki gihugu cya Canada, bakakubwira bati ivugururwa muri roho mutagatifu ni itsinda risa nk'iri ku ruhande, icyo bita marginal, ntabwo ryinjiye muri Kiliziya rwose. Rero nshaka kwerekana ko ahubwo mu ntangiriro zayo byari muri Kiliziya, ahubwo bamwe mu bayobozi bakiza ntibashobora kuryumva, bakagenda barishyira ku ruhande, ku buryo abayoboke benshi barangirije no mu yandi madini kuko babonaga basa nk'aho bari gutotezwa muri Kiliziya. Impamvu ya gatatu yari yanyuma navugaga nuko nanjye ubwanjye vuga n'umutagatifu ryangiriye akamaro. Jewe navuga ko namenye gusenga ku buryo uvuga uti ndi gusenga nisanzuye mu magambo yanjye, ariko nije mu ivugururwa. Nari umwana, nari muto, rabita abanga adolescent, ariko igihe nashoboye kumva rwose ko nshobora guhura n'Imana ngi tukavugana tugakundana. Ubara ukuntu nahuye n'Imana kubigeza ku bandi nabyo byaba ari byiza kandi bibafasha. Iyo bahamagara Esprit Saint cyane cyane muri Eglise Katolika usanga bakoresha amajambo yo mu Kilatini, wenda muri yo twavugamo nka Veni Creator, Impre Suprema, Gracias qui totu. Kubera iki bakoresha ayo majambo bahamagara roho mutagatifu? Icyo ni cyo bita uruhererekane. Ni ukuvuga ngo ururimi rw'Ikilatini guhera mu gihe cya Yezu ururimi rwakoreshwaga cyane muri Kiliziya. Urabizi neza ko abaromani bamaze gukoloniza isi nk'uko iyo gihe babyitaga, ururimi rwabo cyari Ikilatini, basanga barutiye kanabo bakonije bose. Kiliziya rero ho ingoma y'abaromani hirimiye yagumanye Ikilatini nk'ururimi rwa Kiliziya. Hano indirimbo za mbere, ibisinzo bya mbere bya roho mutagatifu n'andi masengesho cyari mu Kilatini. Ntabwo bisobanura gusa ko n'uyu munsi ariko bikimeze, ariko no hari uwo murongo watangiye cyane cyane mu gihe cyo hagati wo kugira indirimbo nziza za roho mutagatifu mu Kilatini, guhamagara roho mutagatifu mu Kilatini, bigasa nk'ibikomeza biri mu byiza bya Kiliziya Gatolika nuko ifite mu Kilatini bituma Esprit yumva vuba cyane. Oya, ntabwo ari byo, kuko Esprit yumva indimi zose, kuko nta formule roho mutagatifu adashobora kumva. Esprit se yakugendereye kera ukiri umwana, twavuga yuko Kiliziya Gatolika mu Rwanda none yari ikiri gukura, yego yari yarakuze, ariko none twavuga ko yari ikiri gukura. Ukiri umwana wagenderewe na roho mutagatifu ugeza naho witangira Imana, ujya mu murimo w'upadiri. None ni gute roho yakugendereye, icyo yakugendereye wabitubwiraho? Sinavuga ko Eglise yari ikiri gukura, nubwo bwose wenda yari yoroshye mu murongo wo gukomera mu kwemera, ariko Kiliziya y'u Rwanda icyo gihe hari imaze imyaka isaga 80, bakaba misiyoneri ba mbere bageze mu Rwanda mu 1900, hari mu kwa kabiri. Urumva bijya gusa nk'igihugu yatangiye no hari mu kwa kabiri. Icyo gihe rero 2050 yari yarangiye, buryo amaze imyaka 50 amaze kuba mukuru, ntago bakiri umwana. Deja noho twarenze imyaka 75. Ahubwo twavuga ko ari bw'ivugururwa ryari kigera mu Rwanda. Kuri nge nije mu ivugururwa muri za 82, mu by'ukuri ryageze mu Rwanda muri 2005. Ba muri 2005-2022 abantu benshi bari bakibyita ngo na amasengesho nko muri Agisiyo. Ubwo yari Agisiyo Gatolika. None ukabona abantu bagiye hamwe, cyane cyane amaparuwasi yari nk'abapadiri b'abazungu, padiri bera ba missionnaire, nibo batangije ibyo bintu uko mu bitabo bivuga nyine, babikuraga i Roma bakagaragaza ko byo gusenga bushya bwadutse, noneho amaparuwasi yabo abari yatangira ibyo by'ivugururwa. Mu by'ukuri navuga ko nagiyemo cyane cyane nkurikiye mukuru wanjye Aloyizi, yari mu bayobozi icyo gihe bivugururwa, nawe ari umusore, niwe nkurikira, urumva ko nawe yari akiri muto, ariko noneho yamaze kuba umuyobozi kubera ko ari mu batangiye icyo gihe ari umukatechiste. Icyo gihe noneho kiwe nkagenda by'amatsiko ngiye kureba ibyo bari gukora, ariko roho mutagatifu nuko yari mfata nyine. Noneho kugeza kigihe nakoze isenderezwa mu myaka 15, ntangira ko mpamagariwe rwose kuba missionnaire. Byanagutungura kuko iyo numvaga mfite impumero ikomeye cyane yuko hari ijambo rya Paul mutagatifu bavuga ngo malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, bango ni ibyago byanjye n'intama z'ivangile. Numvaga bizaba nk'intego yanjye, ariko uko nagenda nkura nagiye numva ko naba ntanukiriye cyane, uko izo mbaraga ntazo nzabona, ndagiza mvuga nti ingabire yawe irampagisha.
Nanone muri kino gitabo iyo ugisomye ukomeje usoma Padiri yibanda kuri renouveau charismatique n'ukubera iki? Nuko ari imwe mu buryo roho mutagatifu yigaragaje nyine mu kinyejana cya 20. Uretse niba adakora renouveau charismatique gusa, ahubwo ndibanda ku ivugurura rya roho mutagatifu mu madini yandi yose. Kuko buriya iyo batangiye kuvanga Pentecote mu by'ukuri ni nk'agashami kamwe k'iryo vugurura rya roho mutagatifu. No kuvuga aho ngo si gatolika gusa, ahubwo noho ni muri rusange. Ayo muri gatolika by'umwihariko kuko habaye nk'icyo kuba nk'ivugurura ry'imisengere n'imikorere, ubwo hadutse abasore n'inkumi batangira gusenga mu magambo yabo. Urabona twari tumenyereye ko hari ibitabo byanditse amasengesho, indirimbo, amasomo, noneho umukristo utazi gusoma no kwandika cyane cyane akagomba gufata amasengesho mu mutwe akajya asubiramo kumva ko ari bwo ari gusenga. Ivugururwa rero ikintu ryakoze kidasanzwe cyagisanzwe muri Kiliziya Gatolika, nuko noneho umuntu wese ashobora kwivugira ngo ndumva nanjye roho mutagatifu ashobora kunganiriza ngiye nk'umuntu kandi nkabashobora kubwira Imana icyo nshaka. Ndibuka ubwanjye buriya Padiri Ubaridi uramuzi. Rero Padiri Ubaridi we ari umudiyakoni. Ari umudiyakoni ari kwitegura guhabwa ubupadiri. Nigeze ntari umusore nanjye nitegura kujya mu seminari nkuri icyo gihe. Nigeze rero njya gukorera igihe cy'imyiherero muri paruwasi yavukagamo ya Mwezi. Ubwo yari hari nkutegereje ubupadiri. Noneho agatungurwa n'ukuntu abo bantu bari kuvuga amasengesho mu mutwe. Ibyo bintu mubikuraho byanditse. Icyo gihe nari ndimo nk'umuntu wari uhugutse cyane, igihe tubiganiraho nabo twamenyanye bwa mbere nge nabwo ari Mwezi ari umudiyakoni. Nabwo ngiye ibintu rero ntabwo amasengesho tuvuga ari yanditse. Roho mutagatifu aratubwira twamutega amatwi noneho tukavuga ibyo atubwiye. Ariko sinashobora gusobanura uko mutagatifu avuga. Sabaga nti niwe utubwira tugasubira mu byo atubwiye. Nuko kumva ko nari kuvuga amasengesho yawe akavuga ati ibintu ngiye bitangeraho. Nuko Ubaridi yatangiye nyuma Padiri Tadifaza mu Rwanda ajya gukora umwiherero ari umupadiri w'umusore, agaruka rero yamaze kumva no ko mutagatifu ashobora gutanga n'amasengesho uko atanditse. Ibyo rero nuko byakuze rero ni nk'icyo navuga mu by'ukuri cy'umwihariko wivugururwa impamvu mbyibandaho. Ni ibyiza byinshi byakoze muri Kiliziya, ugasanga na kenshi natwe ababirimo tutazi ko byabikoze. Nk'ubu ushobora kwibaza ko mbere y'imyaka za 80 ntiwashobora kuvuza ingoma muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ntibyashobokaga. Ndetse hari n'amadiyoseze nka diyoseze ya Nyundo yabirwanyije kugeza muri za 90. Bituma impamvu ibyo bintu by'ibyaduka by'ingoma bita ko bivuye mu baporo bije muri Kiliziya Gatolika. Kuvuga dawe uri mu ijuru turambuye duteze ibiganza ngo tubigenze bimaze kumenyerwa. Benshi tubikora ku buryo bwisanzuye nta ukibitekerezaho, ariko mbere abakristo bose mu misaga bameze batya. Bayifashe rwose amapfubyi bameze batya. Ariko igihe cyageze abantu bagomba kwirekura. Ibyo byose n'imbuto bikaba ku buryo nabako ari indirect bya roho mutagatifu. Ariko byamaze kwinjira mu mikorere no mu misengere yacu no mu mivugire yacu no mu bireho yacu ku buryo nta n'ukibyibazaho. Byose rero byatangiranye n'ivugururwa mu roho mutagatifu. Iyo gahunda narayumvise kandi ndayikurikira nk'umupadiri, ndayikurikira nk'umuteolojiya. Nayumvise mbona n'amariyagisi y'abantu babigizeho akenshi yibanda ku buzima bwa rugamba bwabanje, bakikurikizaho uburyo yaje kugaruka, uburyo yazanye communauté de Emmanuel mu Rwanda. Ngira ngo bininjira neza mu murongo turimo tuvuga yavuga muri roho mutagatifu ko communauté de Emmanuel ni ishami ryashibutse kwivugururwa muri roho mutagatifu muri Kiliziya mu Bufaransa. Rugamba yagiye mu Bufaransa avayo
aza we n'umugore we Dafroza kugira ngo batangize iryo shami rya Emmanuel muri kiliziya mu Rwanda. Uribaza ruti ese ubutagatifu bwe urabuvugaho iki? Cyambere navuga ko Rugamba Cyprien simuzi ngewe ubwanjye, ku buryo navuga ngo turamenyeranye, twari tumenyeranye. Nari muzi muri komite Emmanuel nk'undi mu padiri mu Rwanda, ariko sinigeze mvuga ngo mfite ikiganiro cyihariye ngewe nawe. Noneho ibyo nabonye nibyo numvise nibyo nasomye. Geraho kwibanda wenda ku butagatifu bwe, nakwibanda ku buryo ahubwo Kiliziya Gatolika ishyira abantu mu batagatifu muri rusange, tagarukiye kuri Rugamba wenyine. Uko ari kuri Rugamba wenyine wenda bari kuvuga uti kuki batashyizemo nka Nyirabahindi Dafroza wakunze kuvugwa cyane nk'uwishwe mu by'ukuri yihaye Imana kubera ko umuntu yashakaga kumuvyora. Wavuga nk'uwitwa Gudura Nyirabarima, umwe mu bakristokazi bo mu Rwanda watwitse n'indaro ziwabo kugira ngo yemera bamubatize, arabatizwa. Wakomeza ukavuga nka Mama Teresa Kamugisha. Teresa Kamugisha no mubikira w'umwene bikira wabaye mama mukuru wa mbere w'umunyarwandakazi wo muryango, ariko ubutagatifu bwo suko yabaye mama mukuru, ahubwo nuko n'ubuzima bwe ari ubutagatifu ku buryo yari afite n'ukuntu rwose agira ibintu byo kwerekwa, kubonekerwa, ubuhanuzi, ibintu byinshi cyane byamuranga muri iyo myaka. Hari n'izindi ngero zindi wafata z'abantu b'abatagatifu mu Rwanda. Hari n'abavuga umwami Rudahigwa wegwera u Rwanda Kristo umwami, ushaka abantu komeza liste n'indi bavuga ko cyabo ngabo babarenzeho, noneho wenda bakaba bageze kuri Rugamba Cyprien w'ejo bundi. Kuki babarenzeho? Ubutagatifu muri Kiliziya muri kino gihe bugira abantu bashyiraho komisiyo yo gusaba ko uwo muntu ajya mu rwego rw'abatagatifu. Kuvuga ngo abo bandi bose babanje, wenda bavuga uti kosa ni iryande sindizi, ariko nta komisiyo yigeze ibaho ngo isabe ko abo bantu bashyira mu rwego rw'abatagatifu. Icyo ni icyambere. Rugamba Cyprien we rero afite communauté de Emmanuel yavukiye mu Bufaransa, akaza akayikomeza mu Rwanda, akayiha isura ifite kugeza uno munsi. Nyuma akaza kwicwa muri jenoside, ariko abo ngabo nyine cyane cyane abo Bafaransa muri communauté de Emmanuel nibo basabye ko uwo muntu wabo bakwiga imibereho n'ubuzima bwe, mo bakamushyira mu rwego rw'abahire, nyuma akajya mu batagatifu. Iyo mikorere yo komisiyo nta hihuriye n'ibyo abandi baba bari kure. Mvuga ngo komisiyo yakoze icyo igomba gukora, irapostira ishyira umuntu mu basabirwa ubutagatifu, noneho aho bigeze aha ngaha nyine bagomba kureba niba ubuzima bwe buhuje n'ibyo bari gusaba, bagategereza ko azabaho n'igitangaza, noneho bakamushyira mu batagatifu. Ariko nuvuga ngo navuga muri make ngo inzira barimo ni inzira nyakuri ya Kiliziya, kuko habonetse abantu basaba ko Rugamba n'umugore bajya mu batagatifu. Intambwe yagezeho mu Rwanda no kuvuga ngo mbese uwo muntu arabikwiye, ubonye ko bashyizeho urukiko rwo kubikurikirana. Uragomba kuboneka abatanga ubuhamya bw'ibyiza yakoze. Ariko kuba urukiko rugiyeho nuko n'abamuzi ku bundi buryo n'abashobora kujya gutanga ibyo bazi. Nukuvuga abo bita lete modi diable, nukuvuga ngo abahamya ba Sekibi. Ariko navuga abahamya baje kugaragaza ibikorwa Sekibi yaba yarakoze, yarakoresheje Rugamba. Nuko ikibazo kiba kimeze. Noneho babishyira hamwe bakabisuzuma bakareba ati dukurikije uko bimeze dushobora kubyohereza i Roma, komisiyo y'Iroma ishinzwe iby'abatagatifu nayo ikabyiga, ikamushyira mbere na mbere mu bitwa abagaragu b'Imana, nyuma ikavuga iti mushobora gutangira kumwisunga maze kugera mu bahire, iki kikazajya akaba umutagatifu. Ariko inzira cyari ndende ku buryo ubu ngubu nta marembo yose afunguye. Turabashimiye rero nshuti mwari mukomeje kudukurikirana hano kuri Studio Twasa 60. Tubari turi kumwe na Padiri Apollinaire Ntamabyariro mu gitabo cye yasohoye ejo bundi cyitwa Le fin de l'Esprit Saint au XXe siècle. Iki gitabo rero tukaba twakibafashaga kuko kiri muri rurimi rw'Igifaransa, ko batarabashe wenda kucyumva cyangwa n'abatabashe kugisoma, kugira ngo mubashe kukisobanukirwa byimazeyo cyangwa birambuye. Ubwo rero tukaba dushimiye Padiri kubona yatwakiriye muri paruwasi ye kugira ngo tumubaze ku by'iki kino gitabo. Namwe rero kandi mwaba mukeneye mushobora kuba mwaduhamagara cyangwa mukamwatwohereza email ziri. Nanone kandi ku bandi babifuza ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa ikindi mushobora kuba mwaduhamagara kuri Studio Twasa 60 akadomo.com, aha mushobora gusanga information nyinshi zitwerekeyeho. Ngiye rero bategura kino kiganiro nitwaje muri Ndabi, nkaba mbifurije kunogerwa n'izindi gahunda zacu. Ciao ciao.